twakiriye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Madame Irere Claudette tubahaye ikaze mu makuru ya Televiziyo Rwanda. Murakoze. Muri rusange tugarutse kuri aya manota y'abanyeshuri nka Minisiteri y'Uburezi, umusaruro wavuye mu bizamini by'abanyeshuri nuko bakoze mwawakiriye gute? Twarawishimiye ngira ngo umwaka ubanza abanyeshuri bitewe wenda na zimwe mu mpinduka twari twakoze, uburyo tutangaza amanota n'ibindi, abanyeshuri ntabwo bari batsinze neza. Tuvuge nko muri mashuri abanza abanyeshuri bari bari ku inota rya 70 ngira ngo na 5%, ariko ubu ngubu bageze kuri 88%. Muri mu mashuri yisumbuye iyo twita tronc-commun cyangwa O level, abanyeshuri bahoze bari ku kigero cya bakiri muri 64%, ubu ngubu bageze kuri 85%. Muri rusange umusaruro wavuyemo ni uwo kwishimirwa. Ikindi kandi nuko n'umubare w'abakora ibizamini wiyongereye. Iyo wiyongereye n'abatsinda bakiyongera, kuri twebwe bigaragaza ko abanyeshuri bakurikiye kandi bakoze iyo bwabaga. Amanota yatangajwe agaragaza ko abanyeshuri batsinze bava mu mashuri abanza bajya mu yisumbuye biyongereyeho 57,000. Nta mpungenge zihari ku byumba by'amashuri wenda nuko bizakoreshwa mu mwaka w'amashuri ukurikiyeho? Byarateguwe, byaratunganyijwe? Iyo dushyize amanota hanze tuba twiteguye ko hagiye noneho gukurikiraho ikirebana n'ibyumba n'ibyo. By'umwihariko ibya mbere turabivuga, turabizi ababyeyi muri iyi minsi ntabwo baba bishimiye aho rimwe na rimwe abanyeshuri twabohereje, ariko nk'uko dukomeza kubisubiramo mu mashuri abanza, mu bajya muri segonderi cyangwa se abatangira umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, dufite ibyumba gusa by'abanyeshuri 17,000, mu gihe abatsinze barenga 200,000. Ntabwo rero bishoboka. Ntabwo umuntu wese yabona aho yoherezwa. Muri segonderi naho dufite gusa ibyumba by'abanyeshuri 41,000. Nanone uko baba bangana kose ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kubona ko hose bose bahabona. Igikurikiraho rero noneho ni ugushakisha aho abana biga bitabagoye hafi yabo. Niba utuye mu murenge runaka, umuntu akagerageza akagushakira ishuri hafi y'aho utuye. Byumvikane rero ko dufata umwanya, ari nayo mpamvu tugerageza gutangaza ibizamini hakiri kare, kugira ngo noneho dukorane n'inzego zose bireba, turebe aho imyanya yose twayikura kugira ngo abanyeshuri bige neza. Imibare mugarutseho igaragaza neza ikibazo gihari, ariko wenda hari abatinda kumva cyangwa se bakaba bumva ko hakiri uburenganzira ku bana babo bagomba kujya muri ya mashuri biga bacumbikiwe. Icyo mwabwira ababyeyi babandi bagifite impungenge bavuga bati umwana wanjye yagombaga kujya mu ishuri rimucumbikira ni iki? Ko umubyeyi wese yifuza ko umwana we yiga akiga mu ishuri yifuza, rwose turabyemera. Umubyeyi wese nta kintu kimunezeza nko kubona umwana we yiga mu ishuri ashaka, ariko ubushobozi bw'ibyo dufite nabwo ntabwo ari ikintu twahita dupfa guhindura. Bisaba amikoro, bivuze kugira ngo uve ku byumba 17,000 ugere ku byumba 200,000, ntabwo ari ibintu bipfa gukorwa ako kanya. Icyo twabasaba ni ugukorana natwe. Hari ibigo twagaragaje ababyeyi bakunda gusaba. Ikigo St. Aloys cya Rwamagana dukunda kukivuga, gifite imyanya 120, ubu noneho cyasabwe n'abanyeshuri 28,000. Ntabwo rero bishoboka. Icyo tubasaba rwose, mudufashe tugerageza ibishoboka, ariko kuko imyanya ari mike, wenda umuntu abivuze mu buryo bwa pourcentage, ababyeyi babona cyangwa se abana babona ibyumba ni 7% gusa y'abanyeshuri baba bakoze. Nibyo byumba byonyine dufite. Iyo tugeze muri tronc-commun cyangwa se abarangiza O level, niho ibyumba byiyongera bikaba
bikagera hejuru gato ya 40%. Ubwo rero nta kintu umuntu aba atakoze hashoboka, nuko gusa tudafite ibihagije. 7% muvuze mu mashuri abanza na 40% cyangwa hejuru yaho gatoya mu mashuri yisumbuye, ntawavuga ko ari umubare munini, umubare mutoya ugereranyije n'abanyeshuri baba bakoze ibizamini uko baba bakoze nk'uko mwabivuze ko batsinze neza. Ariko se nka minisiteri hari ingamba zihari cyangwa se hari politike z'igihe kirambye yo kongera ibyo bigo by'amashuri bicumbikira abanyeshuri kugira ngo bababyeyi noneho baruhuke wa mutwaro bavuge bati umwana wanjye niba yavunitse agiye aho agomba kujya? Nibyo ibyumba tukomeza kubyongera, ariko nanone tugashyira n'imbaraga no mu mashuri abana biga bataha. Tubona buri munsi abana baratsinda, muri ibi bihe tubona abana basigaye biga ari bato cyane, wenda bitandukanye na kera. Rimwe na rimwe n'ababyeyi tukifuza ko dushyira n'imbaraga no mu mashuri abana biga bataha kugira ngo babe bakiri kumwe n'abana. Ariko uko ubushobozi bw'igihugu bugenda bwiyongera, natwe tuzakomeza kugenda tubyongera. Ntabwo twagarukira aho, ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo ahangaha niho twagarukira. Tuzakomeza kubyongera, gusa n'amashuri abana biga bataha nayo ni amashuri meza. Ubu niyo menshi ari hirya no hino, nta cyatubuza ko nayo tuyagana, abana bakiga kandi bakiga neza, hanyuma bakajya biga banataha bagera mu rugo n'ababyeyi nabo bakabafasha. Mu musaruro wo kwishimirwa muri uyu mwaka w'amashuri mu batsinze neza harimo umunyeshuri ejo wahembwe witwa Leontine Uwamariya, twanagarukagaho mu kanya ashima uko yafashijwe cyangwa se avuga n'ingamba afite mu yindi myaka iri imbere yo gukomeza amashuri. Ariko we yahembwe ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Nihe mpamvu yatumye Leontine ataza gufatira ibihembo bye cyangwa se kubwirirwa amanota ye umunsi umwe n'abandi bana bitwaye neza kandi we ari mu ba mbere bahize abandi? Urakoze kuri iki kibazo no kuduha umwanya kugira ngo tunakivugeho, kuko turabona turatekereza ko mu bibazo byinshi dufite nk'ibyo wavugaga byo gushaka aho abanyeshuri baba n'ibindi, iki rwose reka tugishyireho umucyo kugira ngo abo byababaje, abumva ko habayeho akarengane babyumve. Nibyo Leontine Uwamariya, umwana rwose w'umuhanga, ntabwo yabashije kuza ku munsi twatanzeho amanota ku itariki ya 20. Navuga ko habaye ikosa, ibyo bakunda kwita administrative. Uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka, nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese, inzego zose. Gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami, amashuri yabo niyo abandika, ukandika izina ry'umwana, ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga. Mu kwandika nimero z'ababyeyi ababandika ku ishuri, ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero. Hanyuma mu kubahamagara, ubwo ni ku itariki ya 19, bose barabahamagara, byumvikana Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero 1 ntiyari iriho nk'uko twabivuze. Bahamagara iya 2 yitabwa n'undi muntu, wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu wa Nesa aravuga ati ndi kanaka, nkora kuri Nesa, twagira ngo se ni wowe mubyeyi wa runaka? Uwo muntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, tukaba twagira ngo tumutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero, umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Ubwo umukozi wa Nesa
aravuga ati azahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20 barongera nanone barahamagara habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe. Arongera aritaba aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari i Karongi, ati ni kure ntabwo tubasha kuza. Wenda amagambo ndi gukoresha siyo, ariko ni ibingibi batubwiye. Hanyuma bamenyesha abari barimo gutegura ibirori bati umwana ari kure. So mu kuvuga rero amazina ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho, bamugezeho iyo haba harimo intention mbi no kudashaka ko havuga ibye no kutagira gute, n'izina ntawe ari kwirirwa rivuga, ariko izina rye bararivuga ndetse bakurikizaho bavuga ko ngira ngo yavuze ko ari mu nzira cyangwa se ari kure, sinibuka neza ijambo yakoresheje. Ariko arakomeza. Ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari ndumva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze. Hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe, umwana w'Isave ndumva. Hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari. Ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza n'ubundi ibye turabibika, ibyo agenewe byose turabika. Icyo tudasiba gukora nuko tudashobora kureka kuvuga izina rye. Hanyuma rero nawe tumubuze turavuga ko nawe ruko nkuko tuzabigenza. Ariko ahangaha niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba, nta na rimwe, nta hantu hamwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi. Nyuma rero ibirori birangiye turamushaka, tuse ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite, nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi. Wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho. Noneho tubaza ishuri, iyi nimero yanditse kuri iri zina ni iyande. Nabo batwemerera yuko atariyo, ko bakoze ikosa mu kwandika nimero. Igikomeye hano ni aya makosa ari administrative, kandi natwe tutihanganira. Ndetse ibi ni akantu gatoya ushobora guhindura gusa izina ry'umuntu, umuntu ntabona amahirwe yandi akurikiraho. Twarabibonye, hari igihe abana baza diplome yabo ugasanga ibyanditse kuri diplome n'ibyanditse ku irangamuntu ntabwo ari bimwe. Aha rero umuntu aboneraho anatanga ubutumwa igihe umuntu arimo gushyira imyirondoro y'umunyeshuri cyangwa se y'umuntu uwo ari we wese, gukora kwitonda kugira ngo bikore neza. Iri ni isomo rya mbere. Irya kabiri natwe twize ni uko bidahagije gusa guhamagara umubyeyi. Ubundi ukuntu dusanzwe tubigenza, iyo tuzatangaza amanota buri gihe tubikora umunsi ubanza, tukahamagara nyir'ubwite, ubwo duhamagara umubyeyi. Hari igihe ishuri mu gihe umwanya wo gushyiraho nimero y'umubyeyi bashyiraho nimero y'ishuri, ubwo uwo niwe duhamagara kugira ngo bamenyeshe umwana azaze. Ubwo dukoresha ko ni umubyeyi ni umwana, tukabigarukiriza aho ngaho. Ariko icyo twize natwe ni uko tugomba kurenzaho, ntitubwire gusa umubyeyi, ahubwo tukabwira n'ishuri, ndetse byaba na ngombwa tukabwira n'ubuyobozi. Ko hari abakomeje bibaza none se nuko ari uw'Inyamasheke ni kure n'ibindi. Impamvu biriya birori tubishyira nyuma ya saa sita, nayo mpamvu twabishyize saa 8, ni ukugira ngo n'uri kure aho ariho hose abashe kuba yatugezeho. Uri kure kandi nawe iyo atabashije kuza kubera impamvu runaka turamufasha. So ntabwo kuri iyi nshuro aribwo twabyuka gusa tukavuga ngo
tubivuyemo duhisemo kudaha buri wese ibyo twamugeneye. Ndizera ko ibingibi biri butanga umucyo. Hari n'abandi bibaza bati se kubera iki tutabivuze. Ntekereza ko amanota ni ikintu gishimisha abana, baba barakoze rwose, baba barabikoreye. Igihe rero tubitangaje twakwifuje ko imbaraga zose zishyirwa mu gushimira aba bana. Aba bana ni abahanga, ni nacyo tuba twifuza. Ubu rero kubera iri kosa riri administrative, ibyari byiza byakagombye kuba bishimisha abana ndetse n'imiryango yabo n'abaturanyi n'amashuri birimo kubiha. Ari naho nifuza rwose gusaba abantu bose, mureke abana baba abana, bishimira umusaruro w'ibyo bagezeho. Murabizi neza rwose nta leta y'u Rwanda ntabwo ivangura. Umwana wese w'umuhanga ahabwa amahirwe yose nk'undi. Nta kintu na kimwe icyo dukwiriye gushyiraho kureba ni ukubishimira, tukareba yatsinze, aho gushyira imbaraga mu kureba ni uko ari uw'inyamasheke, ni uko ibi n'ibi. Hashyirwa imbaraga ko yatsinze kandi akaba yahawe ibyo yifuza. Mubigarutseho muranabisobanura, ariko noneho turagira ngo iki kintu tukigarukeho. Nyamasheke ni mu Rwanda kimwe n'ahandi. Turagira ngo tukigarukeho kubera ko ni ikintu cyateje ikindi kibazo cyihariye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ugasanga gishobora no kugira ingaruka ku mwana nyirizina n'imyigire ye, cyangwa se n'umuryango na minisiteri muri rusange. Ubundi ubu butumwa bwose buri gucishwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi wenda hatazwi nka minisiteri, murabuvugaho iki? Murasaba iki abanyarwanda kugira ngo ikibazo cy'uyu mwana nk'uko mwakirangije mu mahoro, n'abanyarwanda bumve ko ibyabaye byose ari ku bw'ineza y'umunyeshuri? Icya mbere ni uko igihe twabonye ko wahamagawe atari umubyeyi, twabishyizeho umucyo. Turavuga tuti ubwo none umwana abonetse, dukorana nabo dukorana bose, umwana turamubona, naza ahabwa ibihembo bye. Ngira ngo iki ngiki cyonyine cyakagombye kugaragariza abanyarwanda ko rwose nta wari ufite intention yo kudaha umwana ibyo agomba. Icya kabiri, nk'uko nari mbivuze, imbaraga nyinshi zagagombye mu gushyirwa mu kwishimira ibyo abana bagezeho. Baratsinze, ni nayo mpamvu dutangaza amanota yabo. Ntabwo byakagombye guhinduka ikibazo nk'uko wari ubivuze. Twihangane, duhe agahenge abana, Leontine by'umwihariko, umuryango we, ishuri rye, ibisigaye ibyo muri wese atekereza nuko abitekereza, nta wababuza ariko twibuke ko mbere na mbere ari abana. Tugendere ko ari abana, tubyubahe, tubarinde ibibabangamira, ibibabuza amahoro, ibituma ibyo bifuza kugeraho batabigeraho. Hanyuma kuri minisiteri by'umwihariko, nk'uko nabivuze, icyo twize muri ibi, icya mbere ni uko rimwe na rimwe kugarukira gusa ku byo usanzwe ukora bidahagije. Ibi bintu tumaze imyaka myinshi minisiteri ibikora, igahamagara ababyeyi bakaza gutekereza ko ubu noneho uyu nguyu witabye ashobora kuba atari we, ngira ngo ni ikindi. Ariko ubwo twabonye amasomo, ndetse n'abo bireba turakomeza tubikurikire. Icya kabiri ni uko bitagomba kugarukira gusa ku mwana cyangwa se ku mubyeyi, ahubwo n'ishuri n'aho umwana abarizwa. Ubundi mu busanzwe ntabwo twirirwaga tubabwira kuko twumvaga ko bireba umwana gusa n'ababyeyi, ariko ubu byagaragaye ko bidahagije. Ibi rero ni isomo. Icya nyuma, dutangaza amanota twifuza ko abanyarwanda twese twishimira umusaruro uba wavuye mu burezi.
turifuza ko ari nacyo gishyirwaho imbaraga. Ko rero byaje guhinduka ibidashimishije, reka tubisabire imbabazi. Ntabwo ari byo twari tugendereye. Icyo twari tugendereye ni uko abana bashimwa, bagashimwa n'Abanyarwanda, bagahabwa amanota, abantu bose bakabimenya nk'uko dusanzwe tubigenza. Hanyuma tubasabe aba ari icyo ngicyo dukomeza n'ikindi gihe. Uyu munsi naba ariko n'ikindi gihe hazaba hari abandi. Reka tubashimire ko mwitabiriye mukaza mu makuru yacu ya Televiziyo Rwanda, mukagira icyo muvuga ku musaruro w'abanyeshuri bakoze ibizamini mu mwaka wa 2025 2026. Madamu Claudette Irere, murakoze.